Hello friend and family, ndabasuje mwese aho muri buri wese impande zigiye zitandukanye. Kambabwiza ukuri, ibintu numvishije kuri TikTok ndumiwe. Ntago nari nzi ko Muyango yatandukanye n'umugabo we. Numvaga ari bya bindi bya social media nyine abantu bavuga. Ntago nari nzi ko ari ibyanyabyo. Ibaze ko nyine urumva nayindi mu gikara ariko cya nuza cyo kwa Godfather, ariko ibintu bivugiyemo ndumiwe. Nageragaho nkavuga se biri live cyangwa ni ibintu bari codinze. Mva nukuri ngiye numiwe, gusa reka mbabwire. Ngewe ntago ibi bintu ntago byari ngombwa ko mbivuga, ariko reka mbivuge kubera ko hari abantu nabo bameze nkanjye, babifata nkanjye. Man, kuba umusitari uziko atari ibintu byoroshye. Muyango na Kimenyi ntago nari nzi ko batandukanye, gusa ikintu kintangaje kikanantungura ni ukuntu iyi case irimo abantu benshi. Gusa ikintu numvishijemo kantangire kwanza ku bantu bashaka kuyumva nyine, kubera ko nababwiye ko nzaza mbazanira ibintu bigiye bitandukanye. Nimba nabyita ubusutwa, niba ngombwa nabwo nzaza mbazanira. Icyo ntakora ni uguteranya abantu, ikindi ni ukuvuga ku bintu bitabaye. Ibi bintu nari mpibereye kuva saa moya ndi kumva ibi bintu by'aba bantu. Na joininze ari Keza uri kwisobanura. Tracy wenda mvuze Keza ntago mwapfa kumubyumva. Tracy yaje wandi wakundanaga na The Trainer, twakomeje. Nageze kwa Godfather ari kusobanura ukuntu we na Muyango impamvu yakoze yanditse irarete. Ubundi ni ibintu byose byahereye amubaza impamvu Muyango nyine icyo amwangira n'icyo amuziza n'iki. Urumva umwana w'umukobwa arisobanura, ariko cyagaragara cyo ntago yari afite abantu benshi bari kuri side. Abenshi na Godfather umvaga ameze nk'avugira Muyango. Hariho Brian, hariho The Cat, hariho Sharibu, hariho n'abandi ntazi ntibuka, ariko abo nyine nibo bazwi, nyine nibo wenda n'abandi barazwi ariko njye nabo mbazi. Twikomereze. Ubwo rero nibyo nasanze. Noneho ubwo ngo ibyo bintu ngo kugira ngo nyine bitutumbe biturike byavuye ngo ku kiraka bari bafite kwa gatanu Shadibu na Keza na Muyango. Noneho Muyango ndi kugerageza kubyihutisha ko ni byinshi nayo bibaze ko mvuyeho saa 3, ariko iby'ingenzi bayamaze nkaho nyine nabibaze. Rero ibyo bintu by'amasaha 3 kuba nabicagagura nkabibakiramo mu ncamake. Ubwo rero reka twikomereze. Ubwo nicyo ngicyo bapfuye sasa, ariko hakaba harimo undi mutipe witwa Diva inde ibintu nk'ibyo. Ntago mwibuka neza, ariko niwe watanze ngo icyo kiraka. Ndaza kubibandikira hano nimwibuka, kuko mba yari inkuru ndende. Wowe nta n'ubunzi nta nimba ni umusitari kugeza simuzi. Ubwo dukomeze. Ubwo barakomeje baravuga. Sasa rero Keza asobanura uburyo impamvu Muyango na Kimenyi batakiri kumwe n'ibiki, ari ukuntu ngo Kimenyi Muyango ntago yajyaga ahindukirira umugabo we, kandi murabizi no kuri pe ibyo bintu no mu ntuza y'umubano barabyigisha. Umugore niyo yabarushye, niyo yabameze ate, abagomba guhindukirira umugabo we. Ubwo rero
ngo yamaze igihe ngo atamuhindukirira ngo ku buriri. Ariko Keza akavuga ko nyine ngo we na Brian ngo bashatse kubunga. Muri uko gushaka kubunga, Brian ngo yaramurikodinze. Ibyo bintu babishyizeho ni byinshi. Twikomereze rero. Ntuza Kimenyi nawe bakamushinja ko yigeze guca inyuma Muyango arabimenya, ariko amusaba imbabazi birarangira. Ubwo rero Keza aho ngaho yari ari gushinjwa avuga ko ariwe atwaye umugabo w'abandi, ariyo mpamvu Muyango amwanga. Ariko mu by'ukuri mu bintu byose Muyango yavuze ntabwo yigeze aza ngo ashinje Keza nk'umuntu uri neza ko ibyo bintu byabaye, ngo amushinje ko ari we watumye urugo rwe rusenyuka. Keza akiregura avuga ngo njyewe nk'umuntu waganiriye na Kimenyi yari inshuti yanjye, kuko impamvu yari inshuti yanjye, njye nabaga kwa Didi Doll ari inshuti yanjye, Kimenyi nawe haba, kandi murabizi ko Didi Doll hari abantu benshi batamuzi, ariko hari n'abamuzi. Didi Doll ni wundi wabanje gukundana na Kimenyi, batandukana, amashusho ya Kimenyi akajya hanze. Ubwo rero niwe wari inshuti ya Keza. Ubwo rero ngo baziranye gutyo, bari inshuti. Nabyo bakanabimushinja ngo we na Didi Doll ngo mwarashwanye n'ibiki. Atanga na nimero, aravuga ati mumuhamagare mumubaze ko ibyo bintu byabaye. Ibyo birarangira, Didi Doll ntago yitabye. Dukomeze. Ndi gucarwa n'amagambo. Noneho reka mbabwire. Ubwo twari tugeze ubwo DJ Brian, noneho Keza aravuga ati ariko jewe ikintu nzi ko Ntuza Kimenyi yabaye cyaramubabaje nuko mu bantu bamusenye na DJ Brian arimo, kuko rumors zivuga ko DJ Brian hari ukuntu abinoza na Muyango, namwe murabyumva. Noneho ubwo ngubwo akaba ariyo mpamvu atabonera umwanya umugabo we. Icyo kiba kigiye ku ruhande. Urumva nyine abantu bari kuvuga ibintu, hari igihe babivuga ntibone igisubizo. Ari DJ Brian abyihakana, ari Keza bavuga ko atwaye umugabo w'abandi akabyihakana, ariko bakavuga ko ngo we na Ntuza na Kimenyi guhera 2019 hari ukuntu ngo babinozaga, ngo ubwo rero ntibigeze batandukana, ngo na n'ubu biracyariyo. Urumva ngo ntago ari ubucuti gusa, ngo nyine hari ukuntu babigenza. Ibyo birarangira. Ariko reka mbabwire mu by'ukuri, mana sinzi ukuntu navuga, abastari bafite ibibazo. Ibaze nk'ibyo bintu, urumva byabaye hagati yabo, bakarekodingana n'ibiki. Ariko njye mbona ari nk'ibintu basanzwe bakora. Gutese mugenzi wawe kuri kodinga muri inshuti, nimba bazi ko izo audio nta naza zikoresha. Rero ushakana ko kuri kodingana nako numvisha atari sawa. Ariko nyine ngo Muyango ngo yabyigishijwe na Keza, ubwo wenda afite ibyo muri kodinze. Ubwo rero Keza yamushinjaga, amuvuga ko hari ngo kuntu ngo Muyango ngo yamuvuze, ngo akamuvuga ku mwana we. Ibyo rero ngo babivuganyeho, ngo Muyango amusaba imbabazi, ngo birarangira, ngo nyuma ngo batumirana muri fete n'ibiki. Noneho Muyango akavuga ngo ukuntu ngo Keza ngo yamuhaye, ngo yashatse kumuha pasi ngo y'umugabo, ngo yamutanzemo pasi. Keza akisobanura akavuga ati gusa njye natanga umuntu pasi ni umuntu mukuru, sibyo nimba yatarayishakaga kuki atayiretse, ngo ni umutego yamuteze. Noneho Muyango yari kodinze wa mugabo, mumushe bamwita Jado, murambabarira ko nibo bari byishyiriye hanze. Ubwo ngo yari kodinze Jado, amubaza ngo ko byakeza, ngo amubwira ngo akoze ngo Keza, ngo nyine abaza uwo mugabo, ngati se Keza hari ibintu mujya muvugana, ngata ahubwo ngiye numvishije agenda avuga ko ngewe nawe ngo twaryamanye ngo 300,000. Ubwo umugabo aramubwira ati
ese kubiza hari ibyo naguhaye n'ibiki nyine byinshi cyane urumva. Noneho ngo Keza agasobanura ngo izo audio impamvu yazifashe ngo yagira ngo yemeze ngo Kimenyi yuko atajya muca inyuma nta n'ibindi bintu bakora. Byanashoboka simbizi. Keza we ntabwo yari afite abantu bamuvugira. Rero Muyango we Brian yarahari kandi na Godfather n'ubagari kuri Muyango buriya bafite impamvu yabo. Umva ibyo birarangira. Noneho ngewe ikintu cyanunguye nuza Muyango ntabwo yari yazamutse, yavugaga ko baramubaninze kuri TikTok. Wenda byashoboka ariko ngiye nkibaza bamuhamagaye araza nta kintu kindi yavuze Keza ibintu wankoreye ngo ntuzajye undi muntu bikorera ngo ubugome bukomeye n'ibiki sibyo. Kandi Keza mu by'ukuri ibintu byose yabivuze yabisobanuye byose. Undi araza avuga ayo magambo gusa aragenda. Noneho nkibaza nimba batari kuri side ya Muyango kubera iki Muyango nimba kuko yarafashe Keza umva afite amashusho afite fact afite ibimenyetso kuki watabitanze nkuko Keza byose yabivugaga agatanga n'ibimenyetso. Undi ntabyigeze atanga ahubwo yari afite nyine Brian n'abandi bamuvugiraga bavuga ngo Keza ngo we barakuzi ngo ibiki bintu nk'ibyo urumva. Ariko nyine Brian nawe kubera aza muri iyo case ntabwo yabura kuvuga kandi ikindi ni inshuti. Ubwo ibyo birarangira. Rero kambabwire mw'abantu ibintu biri kuri imihanda birakomeye mw'abantu birakomeye. Rero ngewe ikintu natinyemo ni izintu ukuntu abantu nyine baganira bakarikodingana. Iyo muganiriye ibintu ubwo Keza yageze ararakara avuga ukuntu Muyango ngo yagiye muri France ngo akakorera ibyo akorerayo. Ubwo abafite impamvu ubwo hari ukuntu aba yarabimenye. Noneho rero ngiye ikintu kitsetse cy'abakobwa barabwirana. Mara kubwirana bakibagirwa ko bazashwana bakajya bazabana iteka ryose. Noneho bamara gushwana bya bintu byose bavuze bakabisubiramo. Baziba ko bazanye ibyo bya France, bazanye ibyo ko yamurangiye akazi ariko ari ukumutangamo passe. Yakomwibaza no se kumutangamo passe harimo iki kibazo. Mbuta bishaka kubwira umuntu ngo nkuko nyine hari amavideo hari amaudio yagaragaje amukatira. Ibyo si ibintu bisanzwe nimba kuko umuntu agutanzemo passe ukabura umuntu mukuru umenyereye imihanda umuntu hostinga ntago abakira umwana ubuhura n'abagabo benshi urumva usibye na Keza n'undi yagutangamo passe. Icyo cyaba ikibazo cyangwa icyo wayipfa n'umuntu mugashwana ku buryo mutahurira mu kazi kamwe. Ntabwo ntekereza ko icyo kintu cyatuma ari kuko ni nkaho hari icyo yashaka kwerekana sibyo ngo ni byinshi ariko ntabwo yigeze abivuga. Iyo nimba kuko Keza ari we muntu watandukanyije Muyango na Kimenyi sibyo yari kuza umuntu ufite ibimenyetso akavuga ati ngewe Keza yabwiye Kimenyi ibi n'ibi amaze kubimubwira amuha audio amuha amafoto urumva. Niyo ntandaro yabaye gutandukana kwanjye na Kimenyi. Cyangwa avuga ati ngewe narabafashe baryamye mu buriri. Naho kuvuga ngo abantu baravuga abantu se babuza kuvuga. Nimba Keza avugana na Kimenyi ari inshuti nawe ubizi ko bari inshuti kandi bamenyanye mbere yawe. Kiretse nimba Kimenyi baramubujije kuvugana na Keza akakomeza akavugana nawe. Ariko numvishije mu kibazo gihari nta hantu Muyango agaragaza ko yiyamye Keza cyangwa Kimenyi nyine yamubwiye ati ntuzongeye kuvugana na Keza. Ibyo birarangira. Ikibazo kiragira kiti Kimenyi niwe wahukanye. Bivuze ngo Kimenyi niwe ufite ikibazo kuko iyo uvuye mu rugo ukagenda bivuze ngo ni wowe ubangamiwe sibyo. Keza yavugaga ngo ese ko Kimenyi yari yaramuciye inyuma. Umugabo wese uciye inyuma umugore we muzi ukuntu yitwara ngo aritondaga
agacisha makeya, urumva ko abazi ko yakoze amakosa, kandi koko nibyo. None kimenye kubera iki? Urumva nk'umuntu wakoze ikosa, kubera iki ari we wabirenzeho akava mu rugo akagenda? Bivuze ngo afite ibintu byinshi yagiye abona. Kuko noneho ikintu kindi numvishijemo, ntabwo ari ubwa mbere bari batandukanye, ngo barashwanye barongera bariyunga. Nk'abantu si kuki abasitari badakunda kurambana? Ntabwo abasitari bakunda kurambana pe, sinzi. Gusa njye ntababeshye, couple ya Muyango na Kimenyi nayikundaga pe. Bambabariye bazongera bakiyunga bagasubirana, ko nimba ibintu bapfa ari iby'abagore byo kuvuga umwe yamuca inyuma n'undi yamuca inyuma, bose bacanye inyuma, birasabana imbabazi, urumva, basubirane. Naho Keza na Muyango, abakobwa ni ibisanzwe rwose, bahora bari muri ibyo bahoramo, ni ibisanzwe, drama zabo ntizijya zirangira. Uyu munsi ni Muyango na Keza, ejo hazaba hagezweho n'undi. Ibyo byo icyo ngiye numva nifuza nuko urugo rwaho rwasubirana pe. Kongera biriya bintu numvaga ari prank, no prank zizarikora. Jewe n'ababeshye n'imbere y'Imana numvaga ari prank, kugeza uyu munsi igihe mba niyumviye Muyango ari kuvuga, kuko ibintu byavugiwe hariya ni byinshi pe, ni byinshi. Rero njyewe nari nabakundiye kuntu nyine bavuye kure, bavuye mu bintu byinshi, babaca intege, amagambo n'ibiki, bakagera ahantu yizashimishije. Ahantu bari bageze harashimishije pe, ariko abantu benshi iyo bageze ahantu nk'hariya bahita bacika intege bagasubira inyuma. Rero nakanzura amavuze ngo Imana ibafashe bongere basubirane, ntituzumve ngo divorce, kuko Mana oya, nta divorce muri uriya muryango. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde. Bye.